tubahaye ikaze inshuti bavandimwe mukurikiye Rwanda Star TV. Muri aka kanya tugiye kubagezaho ikiganiro kivuga ku mateka ya Habyarimana Juvenal ugeze kuba perezida w'u Rwanda, by'umwihariko ku mateka agaragaza inkomoko ye kugeza ubu itavugwaho rumwe. Uyu munsi hari impaka zivuga ko Juvenal Habyarimana aho ari perezida w'u Rwanda akomoka hitwa Kigezi mu gihugu cya Uganda, mu gihe amwe mu mateka mugaragaza nk'ukomoka ku Gisenyi mu Rwanda. Bivugwa ko se Habyarimana ari umukiga wahitwa Kigezi, andi mateka akagaragaza ko se wa Habyarimana witwa Jean Baptiste Ntibazirikana ari umukiga wahitwa Kigezi mu gihugu cya Uganda. Bikavuga kandi ko se wa Habyarimana witwa Jean Baptiste Habyarimana yinjiye mu Rwanda mu mwaka w'1903 nk'umwisomyi bariya bikorera bakarana ingufu bikorera imizigo. Icyo gihe yinjiye nk'umwisomyi n'ubundi wari utwaje abazungu imizigo. Abazungu baturutse muri Uganda baza mu Rwanda nk'abamisiyoneri. Ntibazirikana yinjiye mu Rwanda ari kumwe n'abapadiri bera bari baje mu Rwanda mu iyogezabutumwa ku butaka bw'ahitwa i Kabgayi muri Rwanda Urundi, aribo ho haje guhinduka u Rwanda n'ubundi muri iki gihe. Aba bapadiri bari baturutse muri Uganda berekeza i Kabgayi ahashinzwe imwe muri misiyoni za mbere z'iyogezabutumwa. Mu mwaka w'1903 nibwo aba bapadiri banyuze i Kabare. Ntibazirikana batwaza imizigo bakomeza urugendo berekeza i Kabgayi. Ntibazirikana wari ukiri ingaragu muri icyo gihe, yahise ajya gutura ku Gisenyi, ntiyasubira iwabo muri Uganda nk'uko n'amateka bigaragaza. Aho mu Rwanda yarongoye umunyarwandakazi witwa Suzanne Nyirazuba, babyarana Habyarimana. Icyo gihe hari muri Werurwe mu 1937. Aya mateka y'uko Habyarimana akomoka muri Uganda, mubyara we Kamashara yavugaho iki? Muri 2017 ikinyamakuru Daily Monitor cyasuye mubyara wa Habyarimana witwa John Bakaruhire bakunze kwita Kamashara, aho atuye i Kabare muri Uganda ahitwa Kiringime. Ubwo umunyamakuru wa Daily Monitor yari amaze kubwira Kamashara ingingo ashaka ko baganiraho, Kamashara wari ufite imyaka 75 icyo gihe yaramubwiye ati genda ntabwo icyo nshaka kubivugaho utankororera ibyago. Bakomeje kuganira biza kugera aho Kamashara yemera ko baganira, ariko aramubwira ngo umbaze ikibazo kimwe ntumuze kumpata ibibazo byinshi, kandi icyo kibazo uri buze kumbaza ntuyemerewe gufata amajwi n'amashusho. Kamashara yasubije umunyamakuru ati abavuga ko Habyarimana ari umukiga wa hano i Kabare ntabwo bazi ukuri. Habyarimana yari umukiga ukomoka ku Gisenyi mu Rwanda, mu Ruhengeri, ku Gisenyi, Byumba na Kibuye hari hatuye n'ubundi abantu bitwa abakiga. Mu by'ukuri abanyarwanda bakundaga kubita ngo ni abakiga bo mu Rwanda. Yashimangiye ko Habyarimana atari umukiga w'i Kabare muri Uganda, ahubwo ari umukiga wo mu Rwanda. Yakomeje abwira umunyamakuru ati inase ntabwo yigeze akandagira muri Uganda. Avuga se Habyarimana nyine ati nta na rimwe. Icyo nicyo nabwira umuntu wese kuko naramubonye. Najyaga ntembera ku igare nkajya kumusura ku Gisenyi, nari mfiteyo ba marume. Mama wanjye Jovenine Kamashara yari umushiki wa se wa Habyarimana. Daily Monitor ikomeza ivuga ko mu 1994 ku itariki 13 Mata, ubwo hari hashize icyumweru kimwe Habyarimana aguye mu ndege yarasiwe i Kigali ivuye muri Tanzania, Kamashara yabwiye itangazamakuru ko na Perezida Museveni ubwe abizi ko Habyarimana afitanye isano na Kamashara. Kamashara uvugwa ahangaha ni mushiki wa se wa Habyarimana, ari nawe wabyaye uriya Kamashara n'ubundi tuyi Kabare twari tumaze kuvuga haruguru. Icyo gihe yumvikanye mu itangazamakuru yijujutira ko ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bwamubujije guhura na Museveni ngo amusabe ubufasha bwo gushyingura umurambo wa Habyarimana i Kabare. Iki kinyamakuru cyongeye kumubaza ku byo yatangaje icyo gihe asaba ko umurambo wa Habyarimana washyingurwa i Kabare, arabihakana. Ati Habyarimana wari perezida w'u Rwanda ni gute yari gushyingurwa i Kabare? Reka tubibutse ko Habyarimana n'uwari perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira ubwo bari mu ndege ivuye Arusha mu biganiro by'amahoro, iyo ndege yarasiwe i Kigali.
hari ku itariki 6 Mata muri 1994. Reka dukomeze ikiganiro noneho tubabwira ku mateka arambuye ya Habyarimana. Ubundi Habyarimana ni muntu ki? Ni mwene nde? Yavutse ryari? Yavukiye he? Ubuzima bwe burambuye. Juvenal Habyarimana ni mwene Jean Baptiste Ntibazirikana na Suzanne Nyirazuba. Habyarimana yavutse ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu muri 1937 mu Gasiza mu Bushiru ku Gisenyi. Igisekuru cye ni iki gikurikira: Habyarimana ni mwene Ntibazirikana wa Rugwiro rwa Ruhara rwa Ndabateze rwa Muhinda ya Mpaka ya Buronko bwa Nyamwenda Ruba wa Nkwama wa Samari wa Cyuhura cya Mateke. Ni umwungura. Yavukanaga n'abana 8, abahungu 4 n'abakobwa 4. Babiri muri bashiki be babaye abihaye Imana bo mu muryango wa bene Bikira. Sekuru Rugwiro yari umukozi ushinzwe gutekera abapadiri bera bari barashinze paruwasi ya Rambura mu 1914. Ise Jean Baptiste Ntibazirikana yari umukatejiste. Ku byerekeranye n'amashuri, Habyarimana afite imyaka 8 y'amavuko yatangiye amashuri abanza i Rambura. Ajya kurangiriza umwaka wa 6 w'amashuri abanza kuri paruwasi Gatolika ya Nyundo. Yatangiriye amashuri yisumbuye mu iseminari nto y'i Kabgayi i Gitarama. Ariko kubera ko yashakaga kuba umuganga, yavuye i Kabgayi ajya kwiga Interasale do Bukavu. Arangije yagiye kwiga mu ishami ry'ubuvuzi rya kaminuza ya Louvain i Kinshasa. Ku itariki 17 Kamena 1960, ingabo z'igihugu cya Kongo zarivumbagatanyije. Icyo gihe Juvenal Habyarimana yari amaze imyaka 2 mu ishami ry'ubuvuzi muri kaminuza. Nk'abandi banyeshuri b'abanyamahanga, byabaye ngombwa ko ahagarika amasomo agataha mu Rwanda. Uko Habyarimana yaje kwinjira mu gisirikare. Habyarimana ageze mu Rwanda igihe Dominico waje kuba perezida wa Repubulika w'agateganyo. Icyo gihe yari umunyamabanga wa leta ushinzwe ingabo. Yashakaga abasore bo kujyana mu ishuri ry'abofisiye cy'i Kigali. Juvenal Habyarimana yinjiye muri iryo shuri tariki 10 Ugushyingo 1960, ari kumwe n'abandi basore b'Abanyarwanda 6 ari bo Pierre Nyatanyi, ise wa Christine Nyatanyi waje kuba minisitiri mu Rwanda, Aloys Nsekarije, Sabe Benda, Epimake Ruhashya, Alex Kanyarengwe na Bonaventure Ubarijoro. Niwe wasohotse muri iryo shuri ari uwa mbere afite inimero ya gisirikare imuranga yitwa matricule. Amaze kubona impamyabumenyi yo kurwanira mu mutaka breve parachutiste, Juvenal Habyarimana yabonye ipeti rya Suriyetona ku itariki 23 Ukuboza 1961. Ubwo ababaye umusirikare wa mbere w'u Rwanda wo mu rwego rwa ofisiye. Yabaye liyetona tariki ya 1 Nyakanga 1962. Aba ari we unahabwa icyubahiro cyo gufata ibendera rya mbere rya Repubulika y'u Rwanda ku munsi mukuru w'ubwigenge tariki ya 1 Nyakanga 1962. Niwe wayoboye ingabo zasubije inyuma ibitero bya mbere by'Abanyarwanda bari barahunze. Ibyo bitero byari biturutse mu gihugu cya Uganda biciye mu birunga. Hari tariki ya 4 Nyakanga 1962. U Rwanda rumaze iminsi mike rubonye ubwigenge. Icyo gihe Habyarimana yari afite imyaka 25 gusa. Akuriwe na Major François Van der Straten w'Umubirigi wari umugabo w'ingabo. Juvenal Habyarimana yoherejwe gukorera i Cyangugu kuva tariki 31 Kanama 1962 kugera muri Werurwe 1963. Aho yakoreraga harebana n'i Bukavu muri Kongo, ahari haratangiye ibikorwa byo kurwanya leta y'i Kinshasa hakoreshejwe intwaro. Ni muri icyo gihe bivuga ko yaba yarahuye bwa mbere na Joseph Désiré Mobutu wari colonel akaba n'umugaba mukuru w'ingabo za Kongo, Armée Nationale Congolaise.
tariki 23 Kamena 1963 Kapiteni Juvenal Habyarimana amaze kugirwa umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda zitwaga Garde Nationale. Icyo gihe yatanze amategeko ko ingabo z'u Rwanda Garde Nationale zitera inkunga ingabo za Congo, Armée Nationale Congolaise. Yagizwe umugaba mukuru w'ingabo afite imyaka 26 gusa. Kapiteni Juvenal Habyarimana na Colonel Joseph Désiré Mobutu bashyize hamwe bashoboye gutsinda inyeshyamba zari ziyobowe n'uwitwa Murere Lebert Muraliste muri Kamena 1934 mu rugamba rukomeye rwabereye ahitwa Kamanyola. Abari bamukuriye icyo gihe bari Minisitiri w'Ingabo Calliope Mulindahabi na Perezida Geregwari Kayibanda. Tariki 17 Kamena 1963 Kapiteni Juvenal Habyarimana yashakanye na Agathe Kanziga wari urangije mu ishuri ry'imbonezamubano ryo Karubanda i Butare, École Sociale de Karubanda. Tariki 23 Kamena 1964 Juvenal Habyarimana wari kapiteni yagizwe umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu Garde Nationale. Yinjiye muri guverinoma ya Perezida Geregwari Kayibanda mu 1965 asimbuye Calliope Mulindahabi ku mwanya wa Minisitiri w'Ingabo. Icyo gihe yari majoro. Yazamutse mu ntera mu buryo bukurikirana: Lieutenant Colonel tariki ya mbere Mata 1967, Colonel tariki ya mbere Mata 1970 na General Major tariki ya mbere Mata 1983. Iri pete rya General Major ni naryo yapfuye agifite. Uko Habyarimana Juvenal yabaye Perezida wa Repubulika nuko yinjiye muri politiki. Mu ijoro ryo ku itariki ya 4 rishyira tariki ya 5 Nyakanga afatanyije n'abasirikare bagenzi be 10 barimo Aloys Nsekarije, Epimaque Ruhashya, Sabe Kanyarengwe, Nepo Serubuga, Buregeya, Simba Ntibitura, Fabien Gahimano bahiritse ubutegetsi bwa Perezida Geregwari Kayibanda. Bashyiraho icyiswe Komite y'Ubumwe n'Amahoro yari iyobowe na Juvenal Habyarimana. Bivugwa ko mu gushaka kugarura ingufu zari zimaze kuba nke, leta ya Kayibanda yashatse gukoresha iturufu yo kwirukana abatutsi mu mashuri no mu nzego za leta yitwaje imvururu zari zimaze kuba i Burundi, aho ubutegetsi bwaho bwari bwiganjemo abatutsi bwari bumaze gukorera ubwicanyi abo mu bwoko bw'abahutu. Nyuma y'imyaka 2 Habyarimana afashe ubutegetsi, no kuvuga mu 1975 yashinze ishyaka MRND, Mouvement Révolutionnaire iharanira amajyambere y'u Rwanda. Umunyamabanga mukuru wayo akaba Bonaventure Habimana. Intego yayo yari ubumwe, amahoro n'amajyambere. Havugwaga ko u Rwanda rugendera ku cyo bari barise demokarasi responsable. Nyuma y'uko Habyarimana yakoresheje ijambo aggiornamento politique, ugenekereje byavugaga guhindura imikorere ujyana n'ibihe. Hatangiye ibikorwa by'umuganda na za animation zasingizaga MRND na Perezida fondateri wayo, ndetse abaturage bose bitwaga ba militante na ba milita. Buri mwaka wahabwaga izina bigendanye n'intego igamije kugerwaho. Urugero: gutura heza, kurwanya isuri, kongera umusaruro. Mu bubanyi n'amahanga yagiranye ubushuti n'abakuru b'ibihugu nka Mobutu wa Zaire, François Mitterrand w'Ubufaransa n'abandi benshi. Bivugwa ko yafashije Perezida Museveni wa Uganda akiri mu ishyamba, kandi yashoboye kandi kwihanganira ubushotoranyi bwa Colonel Jean Baptiste Bagaza w'u Burundi. U Rwanda rwari rufitanye ibibazo cy'umupaka n'u Burundi ahagana mu Bugesera. Amarembera y'ingoma ya Perezida Juvenal Habyarimana, wabaye Perezida wa gatatu watowe n'abaturage mu Rwanda. Mu 1994 ingabo za FPR Inkotanyi zari zigizwe n'Abanyarwanda bari barahunze igihugu muri 1959, bari bamaze kwishyira hamwe, bateye igihugu bagamije kubohora Abanyarwanda. Intambara yamaze imyaka 4 iraza kurangira n'ubundi ingabo za FPR ziyitsinze. Habyarimana ari nabwo yaje kwicwa ku itariki 4 z'ukwa gatandatu, ingoma yirangira ityo. FPR yaje kubohora u Rwanda ku
ku itariki 4 z'ukwa karindwi mu 1994 ishyiraho leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ari nayo iyoboye igihugu kugeza uyu munsi. Turabashimiye mwe mwabanye natwe muri kino kiganiro, tubashishikariza gukora subscribe na like na share kugira ngo ubutaha mujye mubona ibindi biganiro byiza tubateganyiriza mu minsi iri imbere. Bye, ciao.